Ingasi kwake Yesu su wataka ngabe. Ingasi kwake Yesu tawaka ngabe. Saa kila zile oza melody itaruka Imana impamagare nibwo nakunze rino zina. Kuba utabajije ntabwo bigaragaza ko utaje. Ndagushimira cyane na timu yawe y'ingenzi. Yes. Ni Anita Pendo tuvuye kuri Kiss FM. Ikibazo cya mbere utegura icyambu cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, cyangwa se ugira niba navuga ngo niyerekwa cyangwa igitekerezo cyo gukora concert, niye target audience watekerezaga cyangwa wari ufite muri vision yawe? Abigani ko twe n'umwe mu bantu bashyigikiye turi mu Buhinde bayingana rero Slim Jesus. Ko twabibwiye abari hano, nubwo hari abanyamakuru batandukanye, hari abafatanyabikorwa batandukanye, ariko ni umwanya wo kurekonesa cyangwa gushimira itangazamakuru no gusangira ibyiza biri hano uyu munsi. Ndagira ngo ntangirire kuri iki kibazo. Tumaze kubona recap cyangwa se incamake y'ibyambu uko ari bitatu, ndetse tuzi ko wagiye ukora n'ibitaramo bitandukanye hanze y'u Rwanda twavuze tutagiye gusubiramo, ariko nibaza umuntu avuye kwiga mu Buhinde, aje ari pharmacist, yarize farumasi. Birumvikana ko umuntu wize farumasi abaje gukora akazi kajyanye na farumasi. Ndagira ngo udufashe mwanya muto, utubwire cyakwensipiye cyangwa se icyaguteye imbaraga zo kuba uyu munsi igitaramo cyawe cya mbere niba mbyibuka cyabereye muri Serena Hotel gitaha, ariko uyu munsi turi muri BK Arena mu nyubako umuntu wese adapfa kwisukira ukayitinyuka ugatinyura n'abandi. Niki cyakwensipiye? Murakoze cyane, ndabaje kubasuhuza mwese. Imana ibahe umugisha mwakoze wo muri hano uyu munsi, nishimiye kuba hano. Njye nari mbizi ko nzakorera Imana, najyaga niyumva ko nzaririmba, ntabwo nari mbizi ko bizaba kuri uru rwego cyangwa kugera aho bigeze uyu munsi, ariko byamuzemo byamye bindimo kuva kera. Nabaga ndi muri farumasi ndi kwiga, ariko ndi kwihimbira n'uturirimbo. Twavamo ikintu cya mbere cyanezezaga igihe narangizaga ishuri kwiga class, najya kuririmba muri church cyangwa gucuranga. N'umunezero wa mbere nagiraga uruta iyindi. Kuri njyewe byari bindimo kuva kera, ahubwo sinari nzi wenda ko bizaba bimeze gutya. Iyi niyo surprise irimo, ariko ubundi ko nzarimbaho numvaga bindimo umutima ko nzabikora. Yego. Wumvaga se mwiyereka wahabwaga n'Imana, wumvaga bizaba biri kuri urugero cyangwa wumvaga bizaba birenze ku buryo wenda hari ibindi bizaba birenze ibyo tubona uyu munsi? Oya, numvaga bitazaba biri ku rugero, bizaba biri hasi cyane, kubera ko numvaga maybe nzajya niririmbira ngafata gitari aririmba n'iwacu mu rugo n'inshuti zanjye aho hafi, ariko ntabwo nari nzi ko ari ibintu ushobora kugira bishobora kwaguka bikagera kuri uru rwego. Yego, uyu munsi duteraniye hano turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, turi kumwe n'itangazamakuru. Niki wumva ubu ngubu turi mu cyambu na vision, ndagira ngo wongere utunyuriremo ubundi icyambu kuba ari hano ndetse n'abadukurikiye online, ubundi icyambu nka vision niki, bituruka hehe, biva hehe? Yego, icyambu nkunda kuvuga iyo story cyane. Imana impamagara yampamagaye mu izina ryanjye, irambwira ngo sitwa mbonye icyambu, ati nzakugira icyambu cy'abantu benshi kuri iyi si. Yari iryo zina ntabwo narikundaga, nararyangaga rwose, kugeza naho nari naragiye ku ishuri nihindura izina, niyita ngo Mbonyimfura Eric. Mbonyimfura Eric, niko nari narigise kubera kudakunda amazina. Numvaga Israel mbonye cyangwa umva n'amazina y'abasaza, nari muri primaire.
ndagenda ndahundura completely. Noneho rimwe umubyeyi wanjye aje kumfatira amanota barampamagara araza abona ndatambutse arambwira aya mazina ninde yakwise. So ntibyamunejeje ariko birangira nyine dusubiye kwitwa uko nagombaga kwitwa. So Imana impamagare nibwo nakunze rino zina. Mbwira nsobanukira igisobanuro cya Mbonyi Icyambu nibwo numvishe neza numvishe ndikunze ku mutima. So rero Imana iza kumpa indirimbo yitwa Icyambu birangira Icyambu nyine kibaye Icyambu. Iki turebe iki ngiki. Uyu munsi tumaze kuyugira ibyambu bitatu biri hafi kwinjira mu cyambu cya kane. Ibihe bihe bidasanzwe kuva ku cyambu cya mbere kugeza ku cyo duheruka umwaka ushize byakumaritse cyangwa byakoze ku mutima wawe? Ibihe bidasanzwe twagiye tugira mu byambu byatambutse ni ubuhamya bw'abantu nagiye nakira. Hari ijambo nkunda kuvuga turi mu concert nkababwira ngo umuntu uza hano yumva atanezerewe, icyifuzo cyose wazanye ku mutima ukibwira Imana. Niba wumva urwaye uze wizere ko udataha umeze uko wari umeze. Nkunda kubivuga cyane muri concert, abantu benshi baba baje barabizi. Iyo rero dusoje nubwo abantu baba babonye twanezerewe ariko Imana iba yakoze ibintu bidasanzwe. Ikintu kinkora ku mutima ni ubuhamya bw'abantu nakira, abantu baza bari barwaye bagataha bakize, abantu baza batanezerewe bagasubizanya umunezero mu rugo, abantu baza hari ibitagenda Imana ikagenda ibasubiza. Ibyo bintu byo binkora ku mutima cyane kandi buri gihe uko dukoze concert ibintu nk'ibyo biraba. Rero kuri njye nicyo cya mbere. Icya kabiri icyambu cyabaye more of gusoza umunsi wacu wa Noheli neza, ukagenda ugasangira n'imiryango ukabana n'inshuti, hanyuma mu mugoroba ukaza ugatarama ukakira ukishima ukagira umunezero. Abantu bagatarama bakishima bakagira umunezero. None umunyarwanda avuga ngo ijoro ribaruwa riraye, duhora tubona itumenyera, abanyarwanda benshi ntibamenyera edition ije ntabwo ibisa n'indi kandi abantu bahembuka mu buryo butandukanye. Ariko kuko ijoro ribaruwa riraye bifata imbaraga zingana iki, bifata umwanya ungana iki kugira ngo witegure, kuko akenshi dukunze uza twakira indirimbo nshya ukaziririmbana n'abantu kandi bakazimenya, kuva ukwandika indirimbo kugera ku byo tubonesha amaso tugataha twishimye abantu bagataha banezerewe, bifata imbaraga zingana iki? Bisaba imbaraga nyinshi kabisa. Kera burya ari n'ukuntu nakoraga ibintu njyenyine, nsanga ikintu cyose ndakirukamo ariko Imana yabikoze neza, yampaye timu irimo abajene benshi batandukanye dukorana, ndetse by'umwihariko iduha abafatanyabikorwa aribo nabonye uyu munsi. Ariko gutegura concert nk'iyi guhuza abantu 10,000 birenga bisaba imbaraga zidasanzwe. Njyewe usanzwe ndi umukozi nikundira kwiririmbira indirimbo mba zifite nyinshi, uko mbonye opportunity ndarecordinga ngasohora. Iyo ngize umugisha sinita ngo iyi bayikunze cyangwa ntibayikunze, as long as umutima wanjye numva indirimbo indimo njyewe ndayisohora ayitanga. Rero urumva kugira akazi ko recordinga, kugira akazi ko gutegura bisaba amezi n'amezi ku buryo tutagize abafatanyabikorwa nk'abo tubona hano uyu munsi barimo Airtel, barimo Vitalo, Bank of Kigali, World Vision ndetse n'abandi turi kumwe ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Imbaraga nk'izi ngizi ntabwo twabibasha, ari ibintu tutashobora gukora. Niyo mpamvu rero imbaraga nk'izi zirasaba abantu batari umwe, batari njyewe gusa. Israel, kubera iki tariki 25 z'ukwa 12 umunsi wa Noheli, kubera iki cyambu kuri uwo munsi? Iyi tariki wenda mbanyuremo amateka gato ukuntu yaje. Nibuka ko ari umushuti yanjye yitwa Mushyoma, Bubu bakunze kwita Bubu, niwe twaganiriye bwa mbere ndimo mubwira ko mfite igitekerezo cyo gukora igitaramo muri BK Arena. Nuko arambwira ngo mubwira hano ushaka kugikorera, mubwira ushaka ko ari open space. Namusobanurira icyo gihe natinyaga ko wenda BK Arena ntazabasha kuyafodinga. Rimwe turi muri office n'indi nshuti yanjye yitwa David Bayingana, turi kuganira bisanzwe n'abahaye igitekerezo, barambwira ariko se wabishyize muri BK Arena? Mvuze indi reka ntabwo nabishobora. Arambwira ati we can try, tukareba uko byagenda. Sinibuka neza itariki ariko uwo munsi nibo bandaje ijoro batuma ndara ntekereza ese ibintu birashoboka. Ndetse the next day
njya gusura BK Arena, nibwo bwari ubwa mbere ngezemo, yenda hareba abona ni kinini cyane, maze kuhareba mu gitondo ndamuhamagara ndambwira ntago nakora hari ahantu ntago nabishobora, araseka birarangiye. Hashize nk'icyumweru nibwo David yampamagaye arambwira ati rero sinzi ibintu urimo, bikatugerageza niba ufite abantu ushobora gushyigikira ngo ino tugerageze turebe uko bizaba. Nabo bantu babiri urebye banteye imbaraga zo gukora hari ahantu, ndanabashimira cyane. David ari hano, yes, ndetse na Bumbu udahari, bandi bawumugisha. Urakoze cyane. Turimo kwinjira mu cyambu edition 4. Abanyarwanda, abakunzi b'umuziki wawe bitega iki itandukanye n'ibyo twabonye mu byambu bitatu bishize? Murakoze cyane. Iki ni ikibazo kiri very important kuri njyewe, kubera ko igisubizo mpora ntanga bari kimwe. Njya mbwira abantu ngo nuza hari ahantu, nukandagira ahantu hari ahantu muri sale, ntabwo utaha uko waje. Ni ukuvuga ngo Imana irakuza umunezero, niba urwaye Imana iragukiza, niba ufite umubabaro Imana irawurangiza. Banumva hari ibintu byinshi Imana iri bukore cyane cyane ku mutima. Naho indirimbo ndabizi ko tuzizi, tuzaziririmba, zirahari nyinshi. Hari album nshyashya yitwa Hobe, hari n'izindi nyinshi zitandukanye tuzaririmba. Amalbum amaze kuba 5 kugeza uyu munsi. Simfite ubushobozi bwo gukiza umutima w'umuntu, ariko mba nizeye ko Imana ndimo ndaririmbira twataramanye nayo uwo mugoroba iri buze gukora ku buzima bw'umuntu runaka. Hari hinti Imana iba yaguhaye ubwira iti hariya uriya munsi kuri 25 2025 hari akantu kazaba kadasanzwe rwose, ko mba nabisengeye, nashyizemo imbaraga hamwe na timu yanjye. Banavuze umuntu ukandagira, njye nicyo cyifuzo mporana, umuntu ukandagiye muri la konseri yaje kunshyigikira, ntatahe gutyo, hatahe hari ikintu kidasanzwe yakire ku mutima. Urakoze cyane. Urakoze. Ndagira ngo David udufashe cyangwa reka nguhe umwanya. Ngira ngo urakoze cyane Hiva. Mu by'ukuri ngira ngo igitekerezo kitagira undi gihamara indoto, undi ni mwebwe. Mwakoze cyane rero, ngira ngo protocol ni idufashe rero ngira ngo idutunganyirize hari imbere, ubundi dukomeze na gahunda yacu, turabizi uko tubigenza. Ariko meanwhile ngira ngo twagarukiye ku cyambo 1 2 3, harimo i Burundi, harimo Uganda, Tanzania, hose nabwo twagenda ducishamo tureba mu gihe protocol idufasha kuri yo gahunda mu kanya gatoya cyane. So dushimira cyane rero na media partners. Mu by'ukuri Israel ngira ngo nikaze cyane kuri aba bagabo ubona bicaye imbere aha, ntago ari abanyamakuru gusa, n'abayobozi b'ibitangazamakuru. No kubashimira cyane rero, ntago bohereje abavandimwe n'abaparteneri babo bakorana, biyiziye ku butumire bwawe. No kubashimira cyane, mwakoze cyane media owners today. Naho ku bafatanyabikorwa, mu kanya tugiye kumva akari ku mutima wanyu, mukadusangize kano kanya, ariko katwumve i Burundi byasaga gute, Uganda byari bimeze gute. Kuba bizi Bujumbura ntabwo byari byoroshye. Uganda twakoreye aho bita Lugogo Stadium. Lugogo ngira ngo barayizi benshi, yarakubise iruzura. Ibya Kenya byo n'Uburayi n'ahandi hose, ari nayo mpamvu uno mwaka habaye icyo bita milestone kuri YouTube subscription kuri page ya Israel Mbonyi. Hariho video 61 gusa zikaba zihwanye n'abasubscribers barenga gutyo. Byari Urakoze cyane, reka dukome amashyi menshi cyane dushimira kubw'ibyo byose. Hanyuma Israel, reka twongere tugusaba ugaruke mu byicaro. Hanyuma ndagira ngo ntatize, turi kumwe n'aba partners kandi aba sponsors bacu. Ndagira ngo uyu mwanya ntumire Airtel ihagarariwe na John Magara ari hano. Reka tumusaba atera intambwe, hanyuma bamutwerekere ibyicaro, tumuhe ikaze rwose. Yes, dukoma amashyi menshi cyane. Ndagira ngo uyu mwanya nongere ntumire ikigo World Vision n'abafatanyabikorwa bacu kandi n'abaterankunga. Ndagira ngo ntumire Emmanuel Niyongira atera intambwe, dukoma amashyi rwose menshi, tumuhe ikaze.
hanyuma kandi ndagira ngo nanone ntumbire hano imbere ikigo BK Arena ihagarariwe uyu munsi na Alex Sharangabo. Ndagira ngo Alex teri intambwe sabe dukoma amashyi duha ikaze BK Arena batwerekera ibyicaro, abona abafatanyabikorwa bacu. Ndagira ngo kandi mvuge ko dufite umuterankunga kandi umufatanyabikorwa nka Vitalo. Ndagira ngo aho bari, aho bahagarariwe hano, nabo tubakomera amashyi menshi cyane. Vitalo n'abafatanyabikorwa bacu. Hanyuma soze noneho ntumira ikigo Banki ya Kigali, Bank of Kigali, Habineza atera intambwe, wahagarariye Banki ya Kigali atera intambwe. Dukoma amashyi dushimira abafatanyabikorwa baturekura twagwa. Rakoze cyane, ngo ntatinze dukomeze ikiganiro cyacu. Uyu mwanya turi kumwe n'ibigo bikomeye, ibigo by'ubucuruzi. Ubundi iyo umuntu ari umucuruzi, ahanini guhuza ubucuruzi n'ivugabutumwa ntabwo biba ari ibintu byoroshye, kuko mu byo bacuruza nta ivugabutumwa ryo ntirinacuruzwa. Israel, ndagira ngo uyu mwanya utubwire, wenda utagize upointingaho none ahangaha, utubwire bigenda bite kugira ngo ivugabutumwa rihure n'ibigo by'ubucuruzi nk'ibi bikomeye. Murakoze cyane. Mbere no gushima, ndabashimiye cyane abafatanyabikorwa bacu. Nzi neza ko bazi neza ko abantu bacu, abantu baza kumva ubutumwa, abenshi muri bo ni abaklayenti babo, ni abafatanyabikorwa babo. So iyo badushyigikira, abantu banarimo barahuza, barakreatinga partnership n'abantu bacu, aribo bantu babo, cyane ko ari bamwe abaza kwishyigikira, nzi ko nabo bakorana mu bihe bya buri munsi buri munsi. Rero twagiye twegerana nabo tukaganira, kumva barabyumvishije rwose. Abenshi muri bo nta nubwo batugoye, ni ukuri. It's a blessing gukorana n'aba bantu. Ntako bisa. Reka bijyane ku kibazo mbaza bwana nk'ikigo cy'ubucuruzi, confidence ibingana iki kugira ngo ikigo cy'ubucuruzi gitere inkunga cyangwa gikorane na ministry cyangwa umurimo ujyanye no kuramya no guhimbaza? What is the return on investment? udufashe kugira ngo murakoze cyane. Partnership ya Airtel na Mbonyi ngira ngo twatangiye kuri University of Rwanda, ntabwo yaciyeho hano, ariko iri muri activities zamamaye very successful. Mbonyi yaraje, turabonana, tuvugana nawe, tuvugana na management, atubwira ko afite gahunda yo gutaramira kuri University of Rwanda. Turagenda tufatanya nawe, akora videos, ukuntu akora production, event irimo na production, asohora indirimbo, kandi ngira ngo nta ndirimbo n'imwe yasohoye kuri icyo gihe iri munsi ya miliyoni 2 ya views kuri YouTube. Twebwe nk'abantu bacuruza internet turabizi ko guhuza n'abantu bakuriyetinga iyo content, bakonsuming iyo content, bituma message yacu natwe itambuka. Kandi product zacu iyo urebye designed kugira ngo bigere kuri munyarwanda wese, kandi kuri affordable prices. Murakoze cyane. Tapi ku ntego za Banki ya Kigali, intumbero duhurira he ibitaramo bya gospel,
w'umurimo w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Murakoze. Banki ya Kigali kugira ngo iyo tuvuze ngo nanjye n'Ibeka tuba tuvuze abantu bose mu byiciro byose mu ngeri zose. Ntabwo rero twavuga ngo turashyigikira abantu bari mu byiciro bitandukanye, dusige abantu bari muri gospel. Ndibuka mu bitaramo hano batweretse, ntabwo batweretse icyo muri Serena. Ndibuka nahageze mfite itike ariko sare yabaye ntoya. Cyari igitaramo cya mbere Israel yakoreye mu Rwanda. So from the very beginning tubona ko potential irahari. Rero iyo umuntu afite potential ingana gutyo, afite abantu bamushyigikiye bangana gutyo, kandi tukaba turi banki y'Abanyarwanda, ngira ngo niyo banki yonyine isigaranye umwihariko wo kuba ari banki y'Abanyarwanda kugeza kuri uyu munsi. Kuvuga ngo turafata icyiciro kimwe ikindi tugikuremo ntabwo byakunda, kuko nanjye n'Ibeka ni iy'abantu bose, ni iy'Abanyarwanda bose, ni iy'Abaturarwanda bose. Nakoze kuza akantu ka potentiel ubundi iyo bigiye kuri banki iyo bagiye ngira ngo kuguha inguzanyo baza bareba potentiel yo kuzabasha kwishyura. Rero guhitamo boy mbere yuko ngana kuri BK Arena nk'inzu yaje ikenewe mu myidagaduro, nuko nsubira kuri World Vision iyo rwose nibwira yuko intego zayo zidatandukanye cyane n'ibijyanye n'iyobokamana, ariko izayo ugira utya tumenyereye indirimbo za hano iwacu tukumva urangije izimutangira kuzishyirira mu Giswahili kandi kitanoroshye cyari cya kindi cyane kusheshe. Wari ugendereye iki ese tana uburyo byagaragaye byagenze bite, what is the experience, wabibonye ute, n'iki cyatumye bikomeza? Murakoze cyane. Muri 2017 nigeze gukora twasangiye n'inshuti yanjye yitwa Aimable Twahirwa, ari hano uyu munsi, nishimiye cyane ko yabonetse. Noneho aranganiza gukina, arambwira ngo nange tubonye hari ibibazo bigomba kuribaza nyuma yo kuririmba gutya mu Kinyarwanda, amaherezo naya bizarangira gute? You have to think of singing in English, Igiswahili, akavuga n'Ilingala, akambwira n'izindi nyinshi. Ngiye mwumva rwose ntabwo ibyo bibaho, ntabwo nabihera. Noneho ariko ndabibika ku mutima nkaguma mbisengera. Rimwe muri tariki 18 z'ukwezi kwa kane 2023 turi kwitegura kurikodinga album yacu yitwa Umusirikare, nibwo nararyamye ndarota, sinzi niba telefone yanjye hafi. Noneho numva umuntu ari kuririmba, nari maze iminsi mbisengera rwose, kandi twabiteguye tubitegura gukora album. Numva umuntu aririmba ninasiri na Yesu yanipandiriwe yasiri. Iswahili cyanjye cyo muri Congo hari amagambo amwe numva numvaga ntazi, ndabyuka nandikira umuntu ese aya magambo asobanura anasobanura neza icyo okay. Naho ngaho indirimbo ya mbere yanjye y'Igiswahili yavuye, nuko nyigisha abaririmbyi, maze kwigisha nashaka kuba umushakano ariko bize kambere iryo joro nari saa 9 z'ijoro. Noneho ndangije batwumvishe rwose nkabumvisha, yes, ndangije ngira umugisha yigishije timu, twarakererewe hari abantu n'ibyumweru bigira ngo turikode bangatse ngo nigiye cyagiye timu nziza rwose tumara imyaka myinshi, waretse tukayereka iyo ndirimbo. Nanjye numva n'icyo ariko ngeze mu rugo nongera numva kandi yandirimbangarutsemo. Tutatwandika igitero cya kabiri mfatanyije n'umushuti yanjye yitwa Ji, amfasha gukora igiswahili cyiza kiri Samif kitari cyahari hakurya. Noneho arangije twandika igitero cya kabiri, wambie wanaulia wakiteswa na malimwengu. Turangije indirimbo nyigishe rero abaririmbyi babwire neza atari barabizi ko ntabwo nyamba tubura cyane, ariko indirimbo yanzimyemo tugomba kuririmba. Turikoresha yabaye indirimbo y'umunezero mu gitaramo nayisohoye ndibaza ndi muri Belgique, turangije kose
mu by'ukuri nayisohora ari nko kuvuga ngo n'ubundi naraherekanye ndabizi ko ntabwo sinzi ko abantu bazayumva ariko sinamenye ibyabaye narabyutse igitondo cyo nkabona tiktok nkabona ntabwo I didn't know ko hari iyindi si irenze iyo twari turimo uwo munsi uhereye uwo munsi nibwo bwa mbere navuga ubuzima bwa kariyeri ya muzike ministry yahindutse kompleto kamwumvishe wenda ako kantu gatoya nari hari nko nijoro mu saa 9 bonereho no kumva ko neza abahanzi saa 9 y'ijoro abantu benshi hari tariki 18 z'ukwezi kwa kane Ingasi kwa Yesu su kwa tada ngabeni Ingasi kwa Yesu tawaka ngabeni saa 9 z'ijoro oza melody itarukaruka yari draft so thank you nice amazing reka tubikomere amashyi menshi cyane uko niko indirimbo mbere yavutse narabyise mu gatondo ndayitunganya neza ko hari nanibagiwe amagambo mbitse mu gitondo ndayibuka ndayandika neza nuko indirimbo yanjye ya mbere y'igiswahili yatangiye uhereye uwo munsi rero nahise mbishyira ku mutima numva ndabikunze ntangira kwandika n'izindi urugendo rwanjye rwo kuburekinga turi mu giswahili naho ngaho rwari umenye n'igiswahili gisa neza kabisa tubikomere amashyi menshi cyane rwose umuntu uzatoragura telefone y'umuhanzi agasanga ari umuhanzi azayimusubize kuko wakwereka nka draft ziri muri telefone ya Prosper namubonye hano watangara kandi iyo ndirimbo wabona izasohoka mu kwezi gutaha yibonye mu ijoro ryakeye rero ibintu by'agatangaza Emma ni iyihe impact gukorana cyangwa se gupatinaringa na Mbonyi as World Vision iki byongera iyihe impact ifite mu bikorwa byanyu koze kugira ngo mbere yuko ngera kuri impact munyemerere mubwire ubundi Israel dukorana iki twahisemo Israel dukorana na Israel n'urugendo twakoranye kuva twatangira izikari World Vision nk'umuryango mpuzamahanga wa benshi bazi nka International Organization cyangwa se NGO dukora ibikorwa by'iterambere ibikorwa by'ubutabazi ndetse n'ibikorwa by'ubuvugizi mu bikorwa by'iterambere rero dufite segiteri kugira ngo eshanu dufitemo ibikorwa imwe muri izo segiteri ni iterambere ry'ubukungu cyangwa se kwita livelihood tukagira iyi segiteri y'ubuzima ndetse n'imirire tukagira segiteri y'amazi isuku n'isukura tukagira segiteri ya education ndetse na child protection cyangwa se kurinda umwana ihohoterwa ibyo byose rero tumaze imyaka 31 dukorera muri iki gihugu ibyo byose muri iyo myaka twarabikoraga ariko ibyo dukora byose tuba dutagatinda cyangwa se twita ku mwana izo intervention zose dukora zagera ku mwana bigenze tugira yuko umwana mu Rwanda rw'ejo rwiza igihe cyose twitaye ku mwana u Rwanda twifuza tuzarugeraho World Vision rero umufatanyabikorwa wa leta twaricaye turareba tumaze imyaka hafi 30 dukora intervention mu bijyanye n'imirire cyangwa se kurwanya imirire mibi mu bana ariko kuva mu 2000 ariko DHS ya mbere yagiyeho yakozwe ya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi starting yari kuri rate ya 48% cyangwa se kwinjira mu bana muri 2005 aho kugira ngo tugabanuke twarazamutse tujya kuri 51 kuva icyo gihe twagiye tumanuka kugeza ejo hashize nibwo ubushakashatsi bwamuritswe muri iki cyumba cyangwa se muri inzu turi kuri 27% kugwinjira mu bana
turibaza ngo ko leta n'abafatanyabikorwa twashyizemo imbaraga nyinshi zihagije igihe icyo gihe tubitekereza twari kuri 33%. Mu gihe cy'imyaka 30 ishize imbaraga zose twashyizemo biragaragara yuko kugabanuka bitari kuri level twifuza cyangwa se kuri speed twifuza kugeraho. Twakora iki kintu kugira ngo dukore ubundi buryo butandukanye. Nibwo World Vision yazanye icyo twise cyangwa se mwabonye hariya Enough campaign, ubukangurambaga bwitwa ngo ni Enough. Enough ntabwo yaje gusimbura intervention cyangwa se porogaramu za nutrition twakoraga, ahubwo yaje arimo kuboosting. Tukibaza ngo ubundi kuki leta n'abafatanyabikorwa gusa abandi bo bazamo bitenze twakora iki kugira ngo umuntu wese yibone muri iki gikorwa cyo kurwanya imirire mibi no kugwingira mu bana. So Enough campaign rero ni ubwo buryo yavutse, rero noneho tukavuga ngo turakorana nandi muri ubu bukangurambaga kugira ngo tutagira uwo duheza inyuma uwo ari we wese. So igitekerezo cyaje kureba ngo ese birashoboka ko twagira brand ambassador w'iyi kampani cyangwa se w'ubu bukangurambaga. Amajwi menshi rero yaguye kuri Israel Mbonyi, turamwaprocinga, turamuhamagara, ndibuka telefone ya mbere twavuganye yarambwiye ati World Vision ndayizi, ifiteho n'amateka, ishimiye gukora nawe. Duhana gahunda, turahura, tumuganiriza Enough campaign icyo ari cyo, tumubwira icyo twifuza muri we, aratwemerera atatugoye, twemeranya uburyo tuzakorana mu gihe kiri imbere. Kampani y'imyaka 3 yaje kwiyongera igera kuri 5, noneho atwemerera kutubera goodwill brand ambassador wa Enough campaign. Nuko twakoranye na Israel Mbonyi. So dukorana duterera Israel mu by'ukuri nubwo twicaye ahangaha mwavuza abaterankunga, ntabwo turi abaterankunga ba Israel Mbonyi cyangwa Icyambu, turi abafatanyabikorwa ba Icyambu ministry. World Vision is a ministry, Icyambu is a ministry. So misiyo yacu na mission ya Israel Mbonyi n'Icyambu birahura 100%. Naho rero dukorana tukavuga tuti hejuru ya subscribers abakurikira Israel Mbonyi kuri indirimbo ze, kuri YouTube social media accounts ziwe bagera kuri 2 miliyoni. Kampani nayo bwayo ni ubukangurambaga byibura tubashije guca muri 2 miliyoni, ubwo butumwa bwatambuka. Ariko hari n'ikindi, nishimiye yuko turi kumwe n'abitangazamakuru, abanyamakuru, celebrities, nabo ntabwo bahejwe muri kampani. Ukuvuga ngo dukeneye Israel Mbonyi w'ejo hazaza, umuramyi mwiza utavuye mu mwana wagwingiye. Dukeneye umunyamakuru mwiza utaragwingiye, byumvikane ko umwana wagwingiye bihera mu mutwe. Twakora ikirere ku buryo tutagira uwo duheza n'umwe inyuma. Turifuza yuko abanyamakuru mu by'ukuri we need you to make noise. Turifuza yuko making a noise kugira ngo ukugwingira kw'abana kurambuke muri community yacu. Murakoze. BK Arena inzu n'ikigo ariko cyakira ibitaramo yaba hano mu Rwanda yaba hanze yacyo. Inzu yaje by'umwihariko uruganda rw'imyidagaduro ruyikeneye cyane. Ese kuri mwebwe bwana Faranga ni iyihe experience ufitanye n'Icyambu uyu munsi? Ese iki mwabwira abateraniye hano? Hari abahanzi, hari abapromoters, hari abanyamakuru, gitinyura n'abandi kugira ngo habeho imikoranire myiza cyane ko ujya twumva ko ibiciro bihanitse. Murakoze, nanjye kubashimira. Amazina ni Sharangabo Alexis, abashinzwe iterambere ry'ubucuruzi ariyo business development. Munyemerere mbanze mbasuhuze, ntashyo turutse muri BK Arena, kandi dushimira cyane Imana yongeye kuduhuza. Nshimira Mbonyi ateka maremare
abafatanyabikorwa, itangazamakuru, abayobozi, mwese KCC yatwakiriye neza muri customer service na hospitality, turabishima cyane. Turishimye rero, twebwe ni icyambu gukomeza kwambuka, nanjye nambutse mva hariya hirya ngera hano Kimihurura, ibintu rero twishimiye, turabishima cyane nk'abanyarwanda, nk'abakristo kandi kuko natwe muri BK Arena ntabwo tuhagarariye BK Arubuze, ntabwo duheze inyuma, kandi tubifuriza Christmas nziza, Noheli nziza ku bayizihiza n'umwaka mushya muhire. Rero BK Arena ni inyubako imaze imyaka 6, turabizi fata abantu 10,000, ushobora kurenga cyangwa bikagabanuka bitewe na setup, kuko imbonye baraza kutubwira uko biteye. Rero ni ubutumwa bwa mbere. Cya kabiri, turishimye platinga na Mbonyi, mwabyerekanye mwanabivuze inshuro enye, nibyo twishimira natwe, we don't take for granted. Buri umuntu kukugana inshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ntabwo biba ari ibintu byoroshye, ni ibintu byiza twese tubona nk'amahirwe. Izina sponsorship ni partnership, natwe rero uko imyaka igenda igira imbere tugenda tubikora neza birushijeho, kubera ko ubushobozi bwiyongereye niko n'ibintu bigenda neza. Rero singaruka ku by'ibiciro, burya ibyo tubivugaho kenshi, buriya icyiza nababwira ntabugikira, biterwa n'igikorwa cy'umuntu. Buriya ntihagire uzarabesha ngo harahenze ntihahenze, uraza tukaganira bitewe n'icyo ushaka kuhakorera uko bizamuka, ariko nawe ugerageza kuhabyaza umusaruro. Ubwo ngaruke ku cyerekeye Mbonyi, arabizi kuba akomeje kugaruka n'umwe, natwe turishimiye kugira partnership, umwe mu bahanzi local gospel wuzuza arena cyangwa se almost, kandi ashobora kubirenza. Bivuze ngo rero n'uyu mwaka ni ukureba ikirenze, strategy zitandukanye. Natwe BK Arena ntiturangiriza aho, dufasha umuklient kugira ngo abigereho, kandi na BK Arena hari 25% ukoresheje BK Cards kugira ngo amatike tubuzuze, tuve mu rwego rumwe tujye mu rundi, binatsindira abandi. Ariko kandi kuri Mbonyi ngoma aho ngaho turishimiye gukorana nabo nk'umunyarwanda, ariko kandi gospel n'abandi bose basora ahandi, imyidagaduro, siporo n'ibindi byinshi. Rero tubigereho, ariko tugiye kubikorera, kuko nubwo Mbonyi amenyeye kubuzuza buri munsi, buri mwaka ibintu birahinduka. Rero ni ugufata ingamba, ubwo nsaba twese hamwe hano tugerageze kugira position anarenze ya myanya yakoresheje umwaka ushize, ariko kandi abantu bishima. Murakoze cyane. Mbere y'uko umwanya David Bayingana kugira ngo tuganire n'abanyamakuru bari hano, Israel, hari abafatanyabikorwa mugenda mukorana, wavuze Mushyoma mwakoranye, hari Authentic mwakoranye mu gitaramo cy'umwaka ushize. Ni uruhe ruhare rukomeye bamwe mu bafatanyabikorwa nka Authentic cyane cyane mu bijyanye na online baba bafite mu ruhare? Murakoze cyane. Reka nshimire Imana ku bw'aba bafatanyabikorwa bose. Icya mbere ndashimira Airtel babanye nanjye kuva mu itangira, nibo basponsor ba mbere bangiriye icyizere gihagije, baravuga ngo you know what, we are going to support you, batuma n'abandi benshi bagenda batinyuka. So Airtel mwarakoze cyane. So uyu munsi ndimo ndayobora gahunda bita e-cooking, package yaje yitwa e-cooking, ariyo iyi ngiyi. So ubwo rero abantu barizi neza, babukirana kuri social media barabizi ko I'm on to this one. So Airtel n'abafatanyabikorwa beza twabanye neza cyane. Hanyuma ndashimira World Vision twakoranye neza. Ikintu cyankoze ku mutima cyane kuri World Vision ni umutima bafite wo gufasha sosiyete yacu y'Abanyarwanda, cyane cyane kwita ku bana, ku bijyanye n'imirire. Igihe naganiraga nabo twakoze ingendo nyinshi zitandukanye, dusura ibigo bitandukanye, nabonye imirimo bakora numva mbaye triggered, numva nanjye nifuje kumera nkabo kabisa. Rero I'm happy gufatanya nabo. Yes, twagiye dusura abana benshi kandi byagize umusaruro. Ni ukuri mwarakoze gushyigikira umurimo, kandi nanjye twe turiteguye gukomeza gufatanya namwe cyane.
uko bisanzwe. Ndashimira rero Bank of Kigali. Bank of Kigali n'abafatanyabikorwa beza babanye natwe, ntibigeze batugora, batubaye hafi, baradushyigikira. Ubu murabizi ko ubasha no kugura tike ukoresheje kadi ya BK bakakubasha kugabanyiriza 25%. Rero ababishoboye rwose baza kubikora. Hanyuma na BK Arena yacu, iriya sale ni sale nziza ku buryo yamaze kutwangiza mu mutwe, ubu nta handi hantu tuyitekereza. Rero turabashimira uburyo muri professional, uburyo mutworohereza. Tugiye gutarama, nta bintu byinshi nashyiragamo, banyigisha ukuntu bamamaza, abandi ugomba gukora afishe, ugomba gukora utuntu. I remember bajyaga bamutumva, ni ngombwa ko ariko mbipostinga, barabinyumvisha kugeza igihe yumvishe. Ndabashimira cyane authentic, bakora ibikorwa byinshi bitandukanye. Yes, aba nibo twakoranye last time. Nibo bakoreye na Alarme, ubushobozi bwo gukora igitaramo, bakoreye ibintu byinshi bitandukanye. None ndagushimiye cyane na team yawe y'ingenzi team. Yes, na online uyu mwaka nibo bazaba kudufasha gusitringa, bazatubwire nibo zabereye service. Imana ibahe. Alright, tugushimire cyane, dushimire abapartners bari hano. David Bayingana, uyu mwanya ni wowe kugira ngo uduhuze n'abandi bafite ibibazo bitandukanye. Ni umwanya rero ngira ngo uwa media, ntabwo turi gukoresha umwanya mwinshi. Ibi byose ibibazo biva yabajije abaparteneri ibyo bagiye basubiza byari kugira ngo tugabanye n'ubundi ibibazo byinshi. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, mu rwego rwo gukoresha umwanya neza, niba hari icyabajijwe, kuba utabajije ntabwo bigaragaza ko utaje. Nicyo nashaka kuvuga, si ngombwa ko ubisubiramo, icyo ni ngombwa. Icya gatatu, ubwo ngubwo wabaza mu rurimi rwose, in a language you can ask him, you're free to do that as well. So please, kuriga mufite microphone, baraza kugenda batwegerera ababaza ibibazo. Kandi icya nyuma, turabaza ikibazo kimwe kugira ngo n'undi abone umwanya. So Brigham, duhere kuri urwo ruhande rero, kuri Lucky ngaho. Murakoze, ndabanza gushima, mwakoze kuduha uyu mwanya, ndetse ndashimira na team yose ndetse by'umwihariko na Israel Mbonyi. Nguce mu ijambo, ni igitangazamakuru cyangwa uri we? Okay, murakoze cyane David Bayingana, nitwa Nzeyimana Lukman cyangwa se Lucky, nturutse kuri RBA, Rwanda Broadcasting Agency. Ndashimira Israel Mbonyi na team ye kuba yatekereje gushimira media houses bagendanye muri uru rugendo, by'umwihariko ndetse agenda no kuri kariyeri ye. Nabonyemo harimo abahagarariye ibitangazamakuru, harimo abanyamakuru batandukanye. Gufata umwanya bakaza hano ni uko mubanye neza kandi bafite ako gaciro bakugomba, ndetse nawe bagomba ukaba wakabahaye. Turagushimiye, by'umwihariko nanjye ndagushimiye. Ikindi, icyambu 1, 2, 3 byabaye successful, na 4 izagenda successful. Ariko igitekerezo cyanjye cyangwa se icyifuzo cyanjye, hari ababa batameze neza badashobora kuza muri BK Arena cyangwa se muri ibyo bitaramo. By'umwihariko ndabariza abantu bari mu magororero atandukanye. Nari mfite icyifuzo cyanjye nka Israel Mbonyi, abantu bari muri gereza zitandukanye, ushobora gusanga n'izo ndirimbo zibafasha kugira ngo bongere bajye ku murongo cyangwa se bongere bumve ko nabo ari abantu. Ese hatinya ugitekereza ko n'abo bantu bakugomba kukubona cyangwa se nawe ugomba kubabona, ukajya kubataramira, niba tuvuga ngo ni kuri Noheli, ba bantu bari muri gereza, ba bantu batameze neza, nabo ukabereka ko ejo ni heza nibava aho ngaho. Nicyo kibazo cyanjye. Thank you so much. Kajya afata ibibazo muri 3, kimwe ku bantu 3 naho basubize. Murakoze cyane, nitwa Christian Abayisenga, aturutse kuri Isibo TV and Radio. Twishimira imikoranire nawe, yashyigikiwe n'umuyobozi wacu mukuru Kabanda Jador, no ko yaje kutwereka ko turi kumwe. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yigeze kudusaba ko bakorera muri Stade Amahoro. Icyatumye bivuga ni uko BK Arena kenshi sold out iba n'umunsi utaragera, hakagira abantu basubirayo bagataha batishimiye, Noheli yabo ntibayisoze neza. Urabitekerezaho iki? Abo urabatekerezaho iki? Murakoze. Murakoze. Ijambo ry'amakuru y'Inyarwanda rimaze gushimira ko bana muri imyaka yose itambutse. Hanyuma ndetse kubona amashusho washyize hanze uruganda rwa Gaju, uravuga uti n'uno mwaka wiyumvishaga ko uzakora igitaramo cyangwa kane.
hari habaye iki cyane ko mu mezi atambutse hagiye bavuga byinshi, hari byagukumye mu nkokora byari gutuma wumva ko igitaramo mu mwaka kitaba, bavuze ikibazo kimwe ariko ubonekeza ko ari n'ahandi. Hanyuma kuri Big Arena uretse Mbonyi nta wundi muhanzi wundi urakora igitaramo muri Arena mujya mubasha gutangaza umubare w'abantu bitabiriye iki gitaramo. Narabikurikiranye concert zose twagiye tuzamo uretse Mbonyi niwe gusa mugaragaza abaguze amati cyangwa se abashije kwinjira. Sinzi niba wenda hari close mugirana n'abakorera ibitaramo muri Arena bituma ari Mbonyi gusa mugaragaza imibare y'abantu bari mu gitaramo kimwe. Ariko reka mprofite no kubariza abi Rubavu, nyuma y'imisi 3 uzahita ugera Rubavu. Hoho bakwitegeye iki? Nabuze mbona abantu bari muri ya migi cyane cyane muri Goma bakwiteguye uzataramira na buri minsi 3 kugira ngo tugere Rubavu. Murakoze cyane. Janvier no muhanga ni bitatu muri kimwe ariko katwumve Mbonyi. Murakoze cyane. Icya mbere Lucky yarabajije ibintu byo kwicara kabisa byanze mumbabarire. Nari nifuje kumusubiza igereza dufite icyifuzo ko buri mwaka tuzajya tujyayo, apana kuri Noheli kubera ko birasaba process kubisaba. Bushize twari turiyo twajyanye n'indi team barataramanye nabo twagize ibihe byiza kabisa. We want to make it something kiba ngaruka mwaka niba twemerera ariko hamwe n'ubuyobozi, ariko ni ikintu cyiza twatekereje kandi urakoze cyane no kutwibutsa, ubwo n'abagenzi banjye turi kumwe turarushaho kugishyiramo ingufu. Ku kijyanye na Stade Amahoro gukoreramo, yewe ndashima cyane ambassador, ndashima minister uburyo yadutekereje gutya ko twakora muri Stade Amahoro. Si we wenyine ndetse n'abandi bagiye bitwandikira bitubwira, ariko ikibazo kimwe ndabasobanurira about Stade Amahoro. Hari kiri imbogamizi, hari ikintu nshyashya bakiga uburyo bazajya bayimaintaininga bahatunganya, batatwemerera gukoresha kiriya kibuga. Gukora nk'umuhanzi gukora stage umufana yicaye iriya cyangwa biragoye. Ikindi kandi Arena iregeranye, baduha uburyo bwose bwa gihanzi utworoheza ko gukora. Mu gihe rero stade byaba bimeze nabyo nka kuriya nabyo twabitekereza, ariko ikindi navuga kuri stade nuko iri open cyane. Sometime kuri Noheli murabizi imvura hari igihe igwa, abadutinya ko n'imvura ishobora kugwa ugasanga biratubangamiye, ariko turabitekereza, Imana idushoboza mu gihe cyabyo maybe awami. Murakoze cyane. Bari bambajije yego navuze ko ntari nzi ko umwaka azakora kubera impamvu yite zari zihari, ariko maybe igihe nikigera nzabivugaho, ariko nari mfite imbogamizi zari gutuma wenda ntabasha gukora, gusa Imana yarabikemuye yabigenje neza. Murakoze. Hanyuma abi Rubavu turi tayari tariki ya mbere rwose. Imibare ntabwo nabitindaho cyane, ngira ngo imibare yabinjiye hari uburyo bubiri kuri Senchuka budukorana abacuruza amatike, bagura amatike bigiye mubona ngo haracyari imyanya ngo baya event byo batubwira bati yinjiye n'aba ariko byo gutangaza byo hari uburyo bikorwa, nyira event barabimenya venue, ariko nibirageraho ngira ngo bitangaza kuri social media, ariko ni ibintu secret cyangwa muri confidential. Bashije kubibaza mu gihe yacyo baragusubiza. Ikintu twadutangaza hanze ngo habaye imibare ngahe, ariko ibintu babigaragara ari event ababizi ubona venue n'abacuruza amata. Sinzi bagisubije neza, ariko biratangaza kuko si ibanga. Rero kuri Mbonyi we of course wabivuze, nanjye nabivuze kare, kandi turifuza ko n'imibare yiyongera. Ngira ngo nabangisubije neza mu rugo, ariko nagira ngo nongere bukantu Mbonyi yaravuze ka stade bamubajije, yavuze impamvu nyinshi, ariko genda ndumva aho Mbonyi ageze utinyure natinyuka, imvura ibindi byose izo logistique birashoboka, tujye muri stade tuve mu rwego rumwe tujye mu rundi, kandi abitekerezaho abaterankunga abafatanyabikorwa mwese tuve mu byiza tujya mu bundi, kandi arabishoboye kandi byashoboka. Murakoze cyane kabisa, cyane ko ngubu aho mubarizwa ubu ni Beka Stade Amahoro. Murakoze. So mwihangane ntabwo turi bugendere ku murongo gutyo ngo ikibazo cya nyuma kive hano kuri uru ruhande tuze kwimukira hano mu kanya. Murakoze cyane, nitwa Escape muri activité na Radio DC.
Israel Mbonyi ndashaka kumubaza uyu mwaka wa 2025 ni umwaka Imana yaguhaye umugisha urimo no kuba waragiye mu bihugu bitandukanye. Nihe surprise Imana yagukoreye kaguhishurirwa ugiye kwinjira muri 2026? Hanyuma unatubwira ujye uzamura umuhanzi, niwe muhanzi w'umugore cyangwa w'igitsina gore wumva uteganya kuzafata ukuboko kugira ngo nawe agere kure. Murakoze. koze mbirutse n'ikibazo kimwe mwihangane, ikibazo kimwe. So umuntu wagize amayeri meza ya janvier ariko abandi mwihangane. Anita kimwe urakoze. Nabonye Israel azi gusubiza vuba vuba, niho nabonye acishaho. Israel Yesu ashimwe. Israel Yesu ashimwe. Karame Yesu ahimbaza. Okay. Ni Anita Pendo tuvuye kuri Kiss FM. Ikibazo cya mbere utegura icyambu cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, cyangwa se ugira niba navuga ngo niyerekwa cyangwa igitekerezo cyo gukora concert, niye target audience watekerezaga cyangwa wari ufite muri vision yawe? Ikindi nihuta cyane experience wakuye mu bitaramo wakoreye hanze ugereranyije n'ibyo wakoreye hano mu Rwanda. Murakoze. Baturingiriye basubiza. Mwanuvuze ngo icyo Imana yankoreye cyishimye cyangwa yerekwa yo gukomeza no kuba Imana yarandize nkaba nkiri muzima. Iyo mfite ishimwe rinini cyane nkuko nabikubwiye, Imana ningira neza nzayitambutsa mu gihe gikwiye, ariko kuba ndiho meze neza ndashima Imana. Nicyo nakubwira, ibindi byaba ari birebire cyane. Ibijyanye n'umuhanzi w'umugore, ariko hari benshi bameze neza muri ino minsi, ariko nyemera simvuga izina gusa, hari uwo turi twaganiriye dufite icyo tuzakora mu minsi ya vuba, ariko reka ndeke kubitangaza biri premature. Yego gusa hari kuri icyambu cya mbere targeting audience ntangira nk'uko nababwiye, ntabwo nari nzi uko bizagenda. Natangiye numva ari abantu dusengana bazaza, natangiye numva ari abantu mu church bazaza, ariko mbonye uburyo abantu bose babaye involved, ubwo vision irakura itihinduka iba nini. Uyu munsi iyo muzi igitaramo ntabwo mba targeting abantu mu rusengero, ntabwo mba targeting abantu bo hanze gusa, umuntu wese cyaba igitaramo cy'abantu bose, umuntu wese rwose araza akitaramira tukanezererwa Imana. Kuri njyewe ngubu umunyarwanda wese aho ari ahawe kaze, yemerewe kuza gutarama, uba umukristo, uba utaraba umukristo, uko waba uri kose, ngwino uko wimereye dutarame duhimbaze Imana kandi tugira ibihe byiza. Ndetse sinababeshya rwose, abantu benshi bari muhanya, abantu benshi bari muhanya badakijijwe, batajya bajya no mu rusengero. Hari abakunda kunyandikira kuri Instagram ati njyewe nsenga rimwe gusa, nyaza kuri Noheli, ati uriya munsi banasengeye umwaka wose. Rero abantu bose ni audience yanjye. Ubu ngubu ntabwo audience yanjye ikiri mu kabox kamwe, ni buri muntu wese. Experience ku mubiri w'ibihugu, yes, experience muri ikintu nabonye mu bindi bihugu bafite, I don't know, bariziruka birenze. Nabonye ari ibintu bidasanzwe kabisa, kandi buno none mu masitade twakoreraga habaga huzuye abantu benshi cyane. I think aho twari dufite nk'abantu bakeya ari 14 gutyo. Uganda bari benshi, Kenya, Tanzania, ariko barabyina bakizirwa, akavumbi kakagera mu kirere kabisa. Mbega rero hari ukuntu iyo turi hano muri arena hari n'utubuto dukeye, ariko bo ntacyo bibabwiye, baba baje kubyina kabisa. Ni experience iki nabonye, nuko abantu bo hanze bari iyo bakunda umuntu baramukunda pe, ukabona bamwimariyemo wese, nabyo narabikunze cyane. Gusa ntibabishobora, kubera ko bacu bamaze imyaka 10 n'ingahe yose maze muri minisiteri. Mikoro yegereze, uretse gatoya yegereze Clapton, ugaratubwira n'igitangazamakuru ahagarariye. Banishimwe Mbonyi. Banishimwe. Yitwa Mugisha Emmanuel, ni umunyarwenya, igitangazamakuru cyane n'imbuga nkoranyambaga. Ndashaka kubaza ikibazo n'umukozi w'Imana, ugiye kugira abafatanyabikorwa batandukanye, ukajya n'ibitaramo mu mahanga hose, ese iyo wambuwe ubyitwaramo ute nk'umukristo? Murakoze. Arakoze.
murakoze nitwa Emile Muregiye. David yakoze kuturimita nyine ubwo nta kundi ni kimwe n'igitekerezo. BK Arena umuntu yujuje iriya nyubako yanyu inshuro 3 cyangwa bitwaye iki gufata cya gikuta nabonye kiriho ibindi bintu bitari bibi mugashyiraho agafoto ke n'amateka ye tukajya tuza tukamureba abantu n'abanyamahanga bakamenya ko ari umunyarwanda wuzuye inyubako. Murakoze. Icya kabiri ubwo ni ikibazo ako kari agatekerezo. Israel wigiye farumasi nk'uko babitubwiye hano ariko uyu munsi ukora umuziki aho mperuke Rwanda nta n'akarima k'igikondo urima wakoresheje irihe banga ku buryo uyu munsi umuziki usigaye utunze umuntu w'umusore muri Kigali akabaho neza mu buzima bwiza za modoka nk'iriya akabasha gukodesha inyubako nk'iyi akabaho ubuzima bwiza. Murakoze. Ikindi kimwe noneho duhere Vava duhere kugira ngo nakoze nitwa Vava nkorera BNB Kigali FM. Nakoze cyane iki ni igikorwa abantu bakwiye gushima reka ne guta umwanya ahubwo bite ya ku kibazo nyizina. Bavuze ko ari imbaraga nyinshi kugira ngo tubone kino gikorwa mu rugendo rw'imyaka 4. Imbaraga kandi binagaragara ko ari nyinshi koko. Hari icyo mbona harimo n'imbaraga umuntu yavuga ko zikubiye mu mahirwe igihugu cyaduhaye. Ni amahirwe waza gusobanura gute, izo mbaraga wazisobanura gute? B ubwo ni A. Ubwo bufatanye wavuze ko tubona abafatanyabikorwa hano busiga irihe somo kuri ejo heza h'uru ruganda ku kijyanye n'ubufatanye? Murakoze. Mumbabarire nisubize byaravuze birakorwa kandi mbonye ari kuri iriya wall. Ikindi nabamenyesha ni uko umuntu wese ukoze igikorwa hariya barabizi and honor they have opportunity yo kuduha picture nice picture batoranije then twebwe tukashyiraho. Urumva rero birakorwa just a matter of nyirabyo turabibutsa. Mboneyeho gusaba mbonye mu inshuro enye ibintu bidasanzwe ari picture afite about 2-3 years ago. Rero harageze for new picture bidasanzwe ko nabivuze tukomeza kwambuka. Murakoze. cyangwa hazabeho agace kitwa karitsiye mbonye. Okay. Murakoze cyane. Navuze ko yego nibyo nize farumasi nta mbaraga n'uburyo zidasanzwe mukoresha kugira ngo umuziki abe ari gukora wonyine, ariko nibuka ko nuko navuze ntangira njyewe nari mbizi ko nzaririmba pe, numvaga ndimo bya ntunga bitantunga byambera umugisha bikambeshaho bitambeshaho, ariko nari mbizi ko nzaririmba. Niyo mpamvu nabishyizemo umwete ntatekereje ngo bizanzana inyungu runaka, kugeza igihe Imana ishimye ko bizana ubushobozi. Rero nta yandi maye uretse gukora gusa ibyo ngomba gukora, nararirimbye gusa ibindi Imana igenda ibikora. Nkunda kuvugana muri rimwe ndi kujya ahantu kuririmba 2017 buriya nibwo natangiye YouTube channel 2018 gutyo. Ntabwo nari nzi ukuntu bigenda, bagiye bambwira muri YouTube ntazi Spotify, I had no idea. Noneho ngo bantu ndi mu ndege ngenda ura n'umugabo umwe no muri Vari nuko aba muri Cote barambwira ngo excuse me if I'm not mistaken are you Israel boy? And yes. No bitambura and how are you sitting here? No batwishyura nyine hano numva nanjye birangira ndavuga we ngombaga kwicara he handi ngo natesho yose ufite kuri internet wicaye hano muri konti. Numva byibashije aratangira rero asobanura ko abaho ibintu bita channel za YouTube na kimwe nari nzi ko biba gusa nari mu bintu ndagute ngeze muri Canada nari ntabwo nasinziriye nazo ngomba kurara bino bintu ndahamagara kugeza amenye bigenda gute bafungura YouTube. Ubwo rero nanjye maze kumenya nanjye ndiruka muri bagenzi banjye ba press barabyibuka ntabwira fungura YouTube ndababwira bose birangira twese nyine dufatanyije kuzamuka nuko story yanjye yagenze nta kintu.
sinzi cyane warambaje umujene wabajije ikibazo hari ntabwo nagisobanukiwe Vava yabajije ku bijyanye na opportunity mu gihugu. yes icya mbere ukuri ntiwakora ibintu nk'ibi ngibi udafite igihugu cyiza gifite amahoro cy'umutekano kiduha opportunity nk'abahanzi n'abajene kugira ngo tubashe gukora guteza imbere impano zacu. Ndashimira nyakubahwa perezida wa repubulika, ndashimira abayobozi b'umujyi wa Kigali, ndashimira umuyobozi wese ugira uruhare kugira ngo impano ndetse na minisiteri y'urubyiruko n'umuco cyane cyane mu mujyanama ngira Aimable akenshi iyo twicaraga akaba anyereka udupapuro twose uburyo ngomba kuba dutunze ngomba kuba in line with the minisiteri yawe ikureba, ugomba kuba in line n'abandi bahanzi, ugomba kuba uri ku murongo n'abandi. Abantu nk'abo badufasha bakatuyobora, ni ukuri ndabashimira. Ntabwo bakora ibintu nk'ibi ngibi ibyo byose izo mbaraga ni imbaraga zikomeye zo zibanziriza izindi. Ku bijyanye n'ubufatanye sinamenya numvishije kabisa. Ndumva ngo byasubirijwe mu gihe byose. So reka nongere ndibutse dufite gahunda hano y'ikindi gikorwa isaa saba ni indi kampani igiye gukorera muri MH hano, bivuze ko dufite iminota 10 yonyine. So tuyibyaza umusaruro no kuri iminota 10 yonyine. Ikibazo kimwe ugende naho icya Clapton buriya erega giteye ubwoba ariko gisubiza bakwambuye byagenda ikibazo cya Clapton sasa kuba umukristo no kuba umuhanzi w'indirimbo z'Imana ni hatari. Kimwe mu bintu wirinda ni ukugirana ibibazo n'abantu. Iyo umuntu atakoze ibyo agomba gukora ukabona igikorwa wagikoze cyarangiye uraheba ntakubizi urirengagiza ko byanabayeho ukikomereza kuko ariko n'ubusanzwe ngewe ndetse na timu yanjye iyo umuntu akuye ntabwo nanjye nabasha gukurura ndamureka nkikomereza. Mba mbizi ko hari andi mahirwe azaza arenzeho ariko ntabwo ari kenshi bajya kunteranya. So mu by'ukuri amaboko ni menshi ariko turaseka intego ni ukuri dukoresha iminota 10 yonyine. Mpera na nariyo inyuma hariya mu ruhande rumwe ibibazo nka bine dusoza. Yewe ndashimye cyane twifurije ibyiza komeza uhahe uronke mfite byinshi nakakubajije ariko reka ngabanye nuko bavuze tugabanya ibitekerezo. Reka MC from SFM. Ikibazo cya mbere ndashaka kubaza kuri World Vision ndetse mbazana kuri Airtel gato no kuri Beka Ndibana Jones abafatanyabikorwa bacu kuko twahereka tubaza ngo ni Mbonyi and these guys are here so that bafite ibyo batugeza. Reka Mbonyi uraza ko ntamukanyiriza Rigani, ntamukanyirize Coach Gay, ntamukanyirize Ubu, ntamukanyirize David Bayingana. Ubucuti bwabo kuko turabyibaza mu banye gute in terms of friendship ndetse n'icyo bakumariye muri kariyeri yawe. Please kindly utukorere. Ikindi ndakibaza Airtel Mr. Magana nkawe isa. I hope you're good. Now, mwari mufite ya gahunda ya 1GB aho utanga igihumbi bakaguha 1GB, mugira gahunda ya 3000 bakaguha 2GB ku kwezi, muzanye iyi coaching. Apart from all that, Airtel ko mudakora ibitaramo byagenze bite ku ruhande rwanyu mutuzanye nk'abahanzi bakomeye nk'uko hano babikora muri East Africa? What's wrong? Tuge MTN wacu mu muzika yagiye iba ariko Airtel uruhande rwo gusapotinga abahanzi apart from sponsorship uzakora byari ibitaramo byanyu ku giti cyanyu as Airtel because we need that in the country. Kuri Beka uraho neza Beka ukomere cyane. Reka nihute ndabaza kuki bigoye mu mabanki usanga umusore nkanjye wenda niyo naba afite contract ariko biragoye kubona amafaranga udafite ingwate. Urabitekereza iki mwafashe icy'abantu? Icyo ni cyane. Hanyuma kuri World Vision, what is your thing today? What is your aim today? 2026 ingamba zanyu mu gufasha abana ndetse bisaba iki kugira ngo umuntu ajye muri World Vision? Thank you so much. Murakoze. Okay. Rigani Coach Gael Ubu Bayingana Ego Rigani cyane ariko cyane turavuga dufite amateka amwe byinshi byadumuje akaba bikamvura n'umuvandimwe wawe muri make by'amaraso
Coach Gael akaba inshuti yanjye ntaraba mu Israel Mbonyi iri Mbonyi cyangwa University. Coach Gael ni umwe mu bantu bashyigikiye turi mu Buhinde baratwiza hamwe bakunda indirimbo zanjye bambwiramo icyizere bambwira ko bizakunda bizagenda neza kandi akanashyigikira. Bobo ni inshuti yanjye ariko akaba n'umufatanyabikorwa twarakoranye icyambu 1 icyambu 2 urumva rero yambaye hafi yarashyigikiye ntabwo yabashe kuboneka yagomba kuba nawe Bobo n'ubundi inshuti nawe aracyashyigikira aracyamufasha cyane muri byinshi. Bayingana rero ukuntu amenye nawe bari banyibisukira bakambaza this ni graphic wawe agira ngo rero nanjye duhenda nanjye ngibaza ndavuga uko gusamanya rero nuko twese tubana inshuti guhera uwo munsi dukonekita twigana inshuti nka biri organique nta muntu wabikoze ntabwo aribyo by'akazi cyangwa iki abantu bose uvuze inshuti zanjye za buri munsi mubikoze. Ariko hari ikintu wibagiwe uribuka nkubwira ngo ntabwo waririmba amasaha 3 udakoze ka siporo ibi ni iki? Yego kazi nanjye introduce ku bijyanye na siporo agura rakete niba zikoresha Airtel. Murakoze cyane. Thank you for the question. Murabizi ko tumaze imyaka dukorana n'abahanzi twakoranye na The Ben tuzenguruka igihugu dukora ahantu hari hamwe njyana na Meddy na Riderman hamwe n'abandi na King James. Ubu ngubu muri iyi gahunda ya Eco King turimo turaganira n'abandi bahanzi turi kumwe na Mbonyi hano i Kigali kuri BK Arena tukaza